none iyi ngiyo ni Rurangiza My Story TV yabazanye filime y'uruhererekane yiswe My Husband. Ntabwo mwamvura se, ntabwo ndavurwa. Biragoye. Ikintu cyose nagitabaye ku mugore wanjye agakira. Na nyuma nasanga atari uwe. C'est bon, nubundi bazamurera icyo bashaka n'umwana. Sikuvuga ngo. Sibyo. Iyi nda rimwe ari kuregera amashoka ndayikuremo. None uyu mwana namukeneye ko nimba mfitsinda ariko ngende mbyarira nyuma y'imyaka 3 Jordan na Kelly batabyara bitabaje Peninga babyarira umwana azamubahe bamuha miliyoni 10. Miliyoni 10. Mvugo byemera. Miliyoni 10 ariko n'amafaranga. Kandi ikindi mbyaye abana babiri ubwo muzomereza ni akubye kabiri. Okay. Mama Jordan ko yanze umukaza mutabyara ubu urabyimbye gutya umeze nk'uruteje abateye mu mwanda. Mama dutegereje umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Atwite n'umwana wacu. Okay, umwana wacu mu rugo rwacu kumuramiye kugira ngo meretse gusa. Yabana. Niba utwite umwana wanjye ntabwo by'uburenganzira bwo kuzuzugura. Kumva iteri kugurisha umwana ukuvuye mu nda ukamuheba iriya ngumba yawe hanze. Mama twubahane. Jomana gashwaye ako kazi niko nshaka ko kavamo umugabo ukabona umugabo. Aha ni iwanjye. Tari wawe anga ni iwanjye gende mu rugo rwawe. Nitwingumba umugore wanze kubaka nyamara ndara ntakiri Imana ngime unyika mama. kurikirana filime yose kuri My Story TV ntucikwe. Tony, kwa kuzenguruka kose byarangiye ushatse umugabo hano nyine. Sobanura byagutangaje nkaho gushaka umugabo ari igitangaza. Nze nari guhera kwishiga. Oya, ni byiza ariko urumva ntago narinze amakuru yawe rero ma mu byerekeranye n'urukundo. Ntayo narinze pe. Barangiye nshatse. Oh. Wow. Unawe ndabizi nyine uri kwibaza ngo se tayigaje gukora iki hano iki. Abo nyine warusanze agatotsi kanye bye ntago na expectingaga ko hano haza umuntu. Koma abantu ne. Ndatungwa no gusanga ari wowe. Ariko urabizi ko ino nzu yari ya Killman. Ndosha. Nta makuru mbifiteho kabisa. Wewe yubuza n'umugabo wanjye se? Wenda reka nkubwira amakuru muri make. Ndumva nawe ura isi yaragusize. Ya, nukuvuga ngo hari deal twashatse gukorana na Killman. Killman aranga. Yanze duhitamo gushaka uburyo ki twamubabaza akemera kuza gukora iyo deal. Akaranga tubera ibamba. Muri uko kumubabaza rero hajya hazamo no kumuteza ibihombo kumugira gute n'inzu ye biba ngombwa ko tuyigurisha. Mu kuyigurisha igurwa nonsanze ari umugabo wawe. Nyuma nyine tuze kumvikana ibyo byose twabikoraga Killman afunze. Agumuro karanangira avuga ati nge uwo mwanda wanyu sinshaka kongera kusubiramo. Akamaherezo twarumvikanye arasohoka tunemera no kumusubiza ibyari ibye. Mu byari ibye rero ni ino nzu irimo. Shakisha uburyo bushoboka bwose umugabo wawe arananira. Arananiye mukubira inshuro 3 amafaranga yiguze. Biranga funga umutwe. Uramuzi kundusha. Yavuze ko agiye kugura inzu ariko akunda nyene rumva umugabo nyine. Ya birumvika. Ntabwo nitaye kumenya ngo iyo nzu ni yande, iyo nzu ni yahagana he, ngo iyo nzu. Naraje nk'umugore gusa. Rero
ku masezerano nagiranye na Kira. Harimo kumusubiza ibibazo. Icyo kibazo. Bose umugabo wanjye arabyemerewe nabyumva ahereye. Sinzi. Cyane noneho ko niba biri no kurikira. Sinababwiraga ngo mbinge cyane nimonyine. Ko mubonye ari n'icyumweru asigaje. Sharinze bikabije kandi ntabwo nigeraga nexpectinga ko ntabwo nashaka kujya kwa muganga ni mwamatije. Ko ntabwo nashaka kubona ameze kuri pe. gusa nyawe ufite gukomera. Se n'umubyeyi ntabwo wabura kujya kumusura arwaye. Neza urangaga kujya kumura ngo bigende gute? Nshaka kubona inyubako ameze kuri bigenze gute? Amafaranga aravuye koko. You know what? Paul, ufite gukomera mbere ya byose kugira ngo umenye ukuntu urwana kuri mukecuru, sibyo? Ndetse amagambo yashize ivuga pe. Kuri n'ikintu ufite cyo gukora. Ako buri gihe haba hari ahantu dushobora kubona inzira nubwo kaba ari akantu gatoya twaseseramo ako twashaka inzira kuko intwari ntiganya yishakira ibisubizo. Okay? Basi mwese mwareka kugenda cyane tukicara hamwe tukaganira tugashaka igisubizo cyabo. I think I had an idea. Kuva kera nari mfite idea ako nkajya ntinya gusa nk'uyibabwira. Ko ntarenze ukuntu nyine ushobora kuyakira. Tubwire. Ako nyine bisaba kugira umutima ukomeye. Nya. Ndumva waza tugasubira mu mujyi. Uburetse kugira icyo wongeraho. Noneho ukajya guhura n'umugabo wawe. How could? Let me finish. Ntabwo nyine wumvite yanjye. Sasa umugabo wamuganiriza ibintu byose. Yego ari mu buroko ariko hari inzira. Buri hantu hose hakomeye. Haba hava amakoma. Base rero mwimba ko nemerewe guhura nawe. No kujyayo ubwawe no kumusura ubwabyo nabyemera. Ariko Nyambo, man ushaka inka ryama nkayo. Ushaka inzira ze zose ugashaka trick ze zose uhura nawe. Just niyo mwahura n'iminota 5 ukamubwira ibintu byose uko bimeze, then none ukamusaba ko mwagurisha nk'imodoka ya modoka yiwe. Cyangwa yanzu mwashaka kugurisha ngo umuntu uko mugura yindi nsabiyaguze. Kwatapfa kubyemera. Kuri kunshi ndegeze. Cyaba ari no ku wundi byibuze. Ariko kuri Kira urabafitanya amakimbirane akomeye cyane. Ku buryo saba yifuza n'ikintu. Sinzi pe. Nase yagerageje kumuganiriza uramwegera amubwira ati ya amuganirije. Sha mbona nyine meze nk'umuntu uri kurya ingoma amenyo. Ingoma urayibona. Noneho niba kubwira ngo yirya amenyo ntago bikunda. Nawe nuko nguko nabonye. Okay. Angarutse nyikwa ngo ndebe ubwo ngize Imana ngakubona ushobora kugira icyo umufasha. Nk'umuntu tuziranye kuva kera gerageza ugira icyo umufasha ku mugabo wawe. Bakugufasha bigoye. Kugufasha biragoye. Umugabo wanjye hajemo Killman ntacyo gufasha kirego. Uko namubwira byose ntago yanyumva. Uko sinaha rwose twahoze dutuye. Tuhaje vuba ntago tuhamaze igihe. Ndabizi nk'umuntu cyo ndabizi rega makuru ze mbanyakurikirana.
rero sinzi rero ntago nzi ko rwose byapfa kwemera hajemo noneho izina Kira biba bihindutse umva ubu ukojeje agati mu ntozi none urangiriye nama rero nshaka kuryama ngasinzira mu rugo ntabwo nazana mukira mwana cyakoze nyambona ari umunyumuntu mugiye mutwaza gake nuko umutwaza gake nabwo nta cyizere mbiguhayemo rwose mumara igihe kingana gitese nimba atari ibanga hashize igihe umwaka umwe n'igice n'ibintu urimo gusa nabonye ari umuntu kubera ko nzi ibibazo yagiranye na Killman n'ibiki ntabwo naguha icyizere ahubwo se yewe twahize mu magambo nibagirwa kwa kuzimanira oya birahagije ko tuganiriye kuko icyari kindaje ishinga ni ukumenya situation ukuntu imeze ndabimenye warangiye kugira icyo nkora gusa cyamugende mugera bigeze izindi nzira ariko guca kuri njyewe ubwo nanjye naba ntashaka kuzongera gusinzira nyemera mubwire ngo urugo rwiza wakoze kurudi umuntu ari muri gereza afite ibibazo by'amagana nanjye njye kumwongera n'ibindi kuri iki ibyo nitigeze mbitekereza sinate so nshyigikiye nibaza ahantu nyine amafaranga azava ngatekereza kugurisha isambu tukajya mu isambu noneho yo mu cyaro itanakuramo miliyoni 10 tukina miliyoni 30 and Kira yega mubazo ariko aracyafite imitungo aracyafite iyo modoka aracyafite inzu kandi Kira n'umuntu ugira umutima wa kimuntu kuko ibyo ko nubonana na Kira ukamubwira ukuntu nyogokura ameze wenda nubwo batari bahura ngo bongere basobanye imbabazi yakwishimira ko yazava muri gereza n'umuryango nyogokura yaragiye nkibaza ko nyogokura yambwiye ngo umugabo wanjye ndashaka kuzaba muri gereza ngo yarapfuye ngo nzamusabe imbabazi ko amufasha gayibaze Nyambo ibaze nyogokura arinze agenda Kira nta n'ikintu na kimwe yigeze abikoraho kandi yari afite ubushobozi yego kuba ari muri gereza ni ikintu kimwe ako sinumva ko unabimuganirije nta kintu yabikoraho yabikora cyane erega ikindi kintu Kira ntabwo yabanye nabi yagushakira n'umuntu yakuguza yazava muri gereza akayamwishyura noneho ikindi ko Kira kuva muri gereza namutse avuye muri gereza agasanga mukecuru wenda harabaye ibintu bibi ashobora nabyo kubikuziza mukanabishwanira akavuga ati wabonaga mfite umutima wa kinyamaswa ku buryo utambwira ibyo bintu wowe icyo ukeneye gukora okay fine listen ntabwo nzagenda kumubwira nk'umuntu uri kumufasha nzagenda nk'umuntu uri kumumenyesha bimuganiza mubwira uko biri kugenda ikijya mbere ntari ibyo nabyo byo birahagije wenda umutima we nugira icyo umwemeza azabikora ariko ntabwo nzagenda ngiye kumusaba nshakira uko nakwitangiye utari mu bibazo umeze ute ibaze ariko umuntu nimba yaratinyutse kuguha miliyoni 100 nta kibazo kirenze ufite ubu ngubu noneho ufite ikibazo gikukomereye wabuze ibitotsi wabuze ikintu uri guhumeka yayakwima we just gira umutima ukomeye funga umwuka umugore igitsina gore ni tugira imbaraga shaka izo mbaraga z'umugore rero zikurure then urwane kuri famille yawe urwane ku buzima bwa mukecuru wawe okay bikambabwiye twongeye guhangana twibazana amafaranga azava ko bamaze kuboneka nuko izakunda abantu ibyo byo kuvanga abantu baragutera ubwoba nushaka uzatubwiye tuguherekeze turi umuntu uzagukoraho bigeze Kamiro nakweshya ibintu biri kugorana pe narakwemereye nzi ko ari ibintu bizanyorera ariko wapi kuko maze kubona ko hari igihe twigira ko ari twe tuzi gufunga umutwe ariko hari abandi bantu bazi gufunga umutwe kuturusha ushatse kuvuga Kamiro amafaranga yo arahari pe nta kibazo bose nibyo
wari watakaje kuri kampani birahari, ariko ikintu gihari kandi nzi yuko nawe utsimbarayeho cyane ni ya nzu. Nshatse kuvuga umuntu wayiguze naramwegereye nanamukubira 3 ngayinsubize ku mafaranga yayiguze. Hamwe aho ntago bishoboka ngo we ntagagurisha, ngafite impamvu yayiguze. Iyo mpamvu rero umuntu witesha amafaranga angana gutyo byancanze kabisa, byanze. Nabonye afunga umutwe, niwe muntu wa mbere mbonye afunga umutwe kuva nabaho. Nimba yariguze miliyoni 100 amubwira ndaguhereza miliyoni 300 yanze. Sinzire ukuntu turi bubigenze, ikintu turi bufate sinzi, ariko amafaranga yawe rwose arahari. Wowe ni question yo kumbwira uti yashiye kuri kontini, urabizi ko amakonti amwe wari wayafungishije, umbwira uti ni kontini ishyira njye ndi tayari, ariko ikibazo kintu cyo cyambere insobe. asitahigawe ibyo byose ujya kubikora ubundi watekerezaga kujya gushaka kugarura iyo mitungo, kugira nyine guteza ibibazo bingana gusa. Icyo nashaka gurakize nawe. Kandi urabizi ko muri timu yacu bigeze ku kintu kirekeye n'amafaranga, dukora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga aboneke. Kuri iyi nshuro rero twarahubutse, ariko nyine burya kenshi na kenshi iyo udashaka gufata risike nabyo ni risike. It's okay. Ejo bitanize 5:00 nzabe nabonye amafaranga yanjye. Umuntu arenzaho nayo ngayo y'inzu babishyuye, ngiye by'inzu nzabikurikiranira. Hari ibintu twatekereje dusanga n'inzira yenyine dusigaje twizereyemo kuba hari icyo byadufasha mu cyiciro wenda akavura. Umugabo wanjye amufunguye, hari inzu nini yasigaranye ndetse n'imodoka. So rero twe turi gutekereza niba nagenda nkabimubwira amubwira uko bimeze, wenda tukumva niba ari icyo yamfasha, aho kugira ngo wenda nkomeze ntimuhishe, ejo nasohoka azamenye ko ariko byagenze ndari afite n'icyo gukora, andakarire wenda nabimubwira nkumva niba hari icyakorwa. So rero ndi guteganya nyine umva kujya i Kigali, ashaka gusaba nyine kuzasigana nawe n'umwana n'umusaza wanjye ukabitaho umubyeyi, nabo bari bibiye ntabwo biboroheye. Ubundi nkareba niba icyo byatanga. Ikindi wenda nkaboneraho no kubwira umugabo wanjye ko nwite, wenda bishobora kumuteza umurindi wo gushaka no kunasohoka. Ibyo ndabyumva, icyo gitekerezo ni sawa, ni cyiza pe, ntabwo naguca intege mu mubwire ngo hoya, kandi twese turi gushaka ikintu cyavurura mukecuru, twese turi gutahiriza umugozi umwe. Haba undi bushobozi mfite, ntacyo mfite nkurushije urabizi, ariko kugusigarira ntabwo nabyanga. Iyo niyo ntunga yanjye mbona. Tureba areba abana nyine kumuga no gusiga abana bonyine, hari igihe banirara bakigendera, gashiduka n'utwo wari ufite umuntu acungiraho batujyanye. Sapima ayo mahirwe ugenda urebe, ndahamya ko byonyine no kumubwira iriya nkuru y'uko twite byonyine byari bikwiriye, narabikubwiye, ni ingenzi pe. Ibyo nakubwiraga rero ntabwo yabura ikintu. Erega abagabo buriya baba bafite n'ibindi, ushobora kuba iyo mitungo ariyo wumva akoze, ushobora gusanga afite n'iyindi yaguze mutari mwamenya na wenda atari yakwereka, agira ngo abanza kurebe nyine kuri umukobwa ushobotse. Urumva umubwiye ikibazo n'icyo ngicyo, ushaka kugufasha birihuta cyane. Unamutwitiye umwana none akwifuza ko mama w'umwana wababara. Numva nashaka kumenyesha umuntu wacu ejo utazaza hano ngo mbure, cyangwa se
barumuna banjye nyine birare tangiye kwitwara nabi kore iyo washobewe naho udateka imitwe abantu bose urashakisha kandi nawe nzajya ndeba niba hari ikintu kizima cyavamo zakunda kubera Imana njye numva mfite icyizere numva nkomeye muri njyewe nakuri uko nyine wukira umwana uba wapanitse wahahamutse wumva ibintu byose bidashoboka nta kintu kidashoboka ku isi shamajipo amafaranga byo nakakanya nayaguha nawambwira nimero do compte ngahita nyoherezaho nta kibazo si ngombwa ko twanarindira n'ejo cyo nta kibazo ikibazo cy'inzu cyaba gikemutse ya ndabizi ko wayiguze nyine kubiri kose nyine atabimubwira ngo abyumve ni urugamba rukomeye kandi urwuso rwawe n'urwanjye rundekere ndurwane ese ibintu by'ingamba waretse ko narabibonye ni isomo nararibonye guhangana munahangana gira gute uko umuntu ahangana niko agenda akereye abanzi ku ruhande kandi abo banzi umuntu agenda akereye ku ruhande nibo bahindukira bakamuryoza ibyo yakoze Tega urabizi neza ko iriya nzu njya kuyubaka nayubatse mu byaha byanjye bya mbere turanabizi ko amafaranga nayubatsemo nayo ngiye kuyapfira ufite amateka menshi rero kuri njyewe rero nimba ugomba kuyima arimo arahangana murike inzu ifite ko nizangeraho gusa aho uzakenera ubufasha bwanjye ndahari si yuko bitanagoye n'ubundi inzu ariko byantwaye 30 nuko ubundi kugira ngo ari intambara nyine yera ari intambara iciye mu cyo nta kibazo nta kintu mutaje wikigora rero fa kubona abanyamafaranga yanjye yamba mwanije byose birangiye tashikara kintu cyozo mutanye nawe nta kindi kabisa ikindi kandi Taiga ngiye kwiyubakira ngiye mu mahoro yanjye ni munarota mwongeye nkora mu bintu byanyu nzabica ahubwo umuntu yarenga ku gihomba amaze kugira yarenza kongera gushaka gushoza indi ntambara yaba ari igicucu mu mutwe kandi uzahirwe aho uzanyenera ndahari kandi nanjye ningukenera nizere kuzitaba ibiganza n'iby'amahoro rimwe na rimwe igihe ni ibintu bikomeye cyane wareba wengerega impamvu mba nahamutse nuko mpafite n'ibindi by'umuryango naciye n'umugabo wanjye wenyine kuba adahari kuntu yampangayikiraga nizera ko ngo ubu yaba nahari mba ntataye umutwe gutya ibyo birumvikana ko ufite igikomere ariko igisubizo nawe ntabwo ari ukwigunga gutyo ese wari uzi ko gutyo umeze bigira ingaruka bikagera no ku mwana utwite ukubona utishimye ubabaye nawe mu nda niko aba ameze wari ubizi ese nabigenze gute mu njipo rimwe na rimwe biragusaba kuzajya wirengagiza kuvuga cyo ukishima basi n'uwo mwana akishima mu nda kuko nukomeza gutyo uzamubyara avuka ari wa mwana uhora ucecetse ubabaye atavuga none bazanye gukora imitsi yapfuye ari mudugudu nawe ukanyuta dore n'inda yatangiye kugaragara atangiye kuzamuka nawe uvuga ibyo gupfa hari isezerano afitanye n'urupfu ntabwo azapfa kandi nta nubwo bakota twese turahari bose aba atarabyaye n'ibandi cyangwa bo ntabwo bafite abakobwa nyibe nawe uravuga uti nabyaranye n'umuntu muzima ugaragara uburase uriya specioza haruguru yabyaranye n'intuzi imeze ite kandi nzi ko aribo bantu bagira umunwa muri no karitsiye barakamejeje ntabwo byabizana kandi uzongeye kuvuga iryo jambo ngo nyogokuru apfuye ntabwo azapfa ntabwo Imana yakemera ko muba imfubyi burundu mu maririzi ko mujibuze ko tuvuye kwa muganga kumureba ameze uko ameze mu gisigaje n'icyumweru
aho ubwenge bw'abaganga bugarukira Imana irakomeza komerezaho. Imana itagukuyeho amaboko ukabona nubwo wawe ugeze kure kungana iki hamwe hahandi ubona bageze ku ifirimbi yanyu mubana ya ntuza z'imashini zihagaze. Nyagasani ataye kure kuyinga gukureho ibiganza bye urongera ukazanzamuka ukabaho. Rero n'ujye ukomera. Cyanze wenda tuganiriye urankomeza. Umuntu mukuru n'icyo abereyeho nasubo nanjye ngenza ntuze ndebe ukuntu umeze nkupanikisha upanuke kareka. Ikirabwo rero uzagenda ryarisi. Ndi kwipanga ntabwo ndi n'ejo namanuka cyane ejo bundi. Nari ubwo nujya kugenda uzambwira nyine nyongera hano kenshi ndeba abana. Ntuzagenda utabanje kumbwira. Cyangwa urakoze kandi komera ukomeze nukomeze kwishyiramo ibyo ngibyo uwo mwana wawe aragira ngo azavuka ari marira. Bawe iri. Mwiriwe. Muri bande siko tutabamenye. Banyita Killman. Musanzwe mugendaga muri iki gipangu se? Cyangwa hari umuntu wangaha muziranyije kureba? Ariko nta muntu wa hano uhari. Abari bahari yabaye ngombwa ko bahura n'ibizazane, ubuzima bugenda uko batari barabiteganyije, imari zabo zirahomba, barahwerahwera. Muri urwo ruzerero rero niho byakurijemo, naho barahagurisha birangira hari undi muntu uri kuvuga ko bahaguze ari we wahaguze. Mbese urukumva ko aba hano nta muntu uhari wa hano. Ubwo niba hari abamwe muziranye babagamo mbere byumvikane ko hashoboka kuba harimo abahaguze, ahubwo abari bahasanzwe badahari nyine. Abo bahaguze se bo barahari basenga tuganira. Bakunze kuba bahuzemo ukuntu. Bakunze kuba bahuzemo ukuntu. Twabona gute? Cyangwa twabona ryari? Ahubwo sinzi ukuntu winjiye ahangaha. Ubundi kubabona aho mwababonye, ahubwo nuko mwababonye mutemerewe kubabona. Zabi bashaka kuba makare tukaganira. Mu byubahiro byanyu. Gusabiriza karibu. Ngenje hano kugira tuganire. Ntabwo nje kugira gutera amagambo. Mbo ntabwo nsobanukiwe ibitabo by'amategeko mu Rwanda ku buryo wenda namenya ngo kuganiza umuntu ku ngufu bamuhanishaga iki uwakoze iryo kosa. Ndebye ngo nyine dufite ikibazo kandi gikomeye cyane, ariko nk'abantu b'abagabo twakwicara tukakiganiraho.
ariko ufite icyo kuvuga? ntacyo mfite pe. none se ushaka kuganira ibiki? ndagerageza. aha hari aho utazi se ko ntacyo nari nahinduramo kinini. nagiye kure mu bigaragara njye nawe dufitanye ikibazo kandi kitoroshye. So nk'abantu b'abagabo rero ntabwo twagakwiye nyine kugirana urwango ngo turi gupfa umugore. Sabi nibyo nzi ko mfite ngenda yumva. Hey. Nyanabitekerejeho cyane bifatira n'umwanya ndareba nsanga nta mpamvu yo kuba mfite umwanzi kandi mbizi ko nyine ari umwanzi wanjye ngo nicare numve ntuje pe. Sabi ndagira ngo mbabarire ku cyo naba narakoze icyo ari cyo cyose kitigeze kikubera cyiza cyangwa se icyo nakoze cyose kirakubangamira. I'm very sorry. kandi ngusabye imbabazi nyine nk'umugabo mugenzi wawe mbikuye no ku mutima. Sorry pe. Yego natunze amafaranga atuma numva nyine ndi gihangange ngomba gukora ibyo nshaka kubera amafaranga yanjye, ariko mu nyuma nyine nitekerejeho nsanga nakoze amakosa. So rero umbabarire kuba amakosa yanjye. nibwo uri kumenya ko wakoze amakosa. ubu nibwo uri kubona ko wahemutse. bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo ubwenge buza ubujiji bw'iyise. Muri kariya kanya nyine ntabwo nari kubibona pe, ariko nyine ubu ngubu ndi kubibona nyine ko nakubabaje kandi ntabwo nakwicara ngo numve ntuje. ubu zino saha nibwo uri kubona ko wambabaye. amakosa yarabaye. ariko mubaze, wari wakunda umuntu mu buzima bwawe? wari washyingiranywaho n'umuntu? wari wagirana amasezerano n'umuntu? wari wasangira ubusa n'umuntu ukabona ntacyo bitwaye? wari wabana n'umuntu ukumva ni igice kigeze ubuzima bwawe? cyangwa ago mafaranga utunze bwagukuyemo umutima utekereza ko ibintu byose ari ukubigura? Sabi, ngewe nakubwiye ko buri kimwe cyose unekerezaho ndacyumva kandi nacyubaha. Mugabo nk'ubwijije ukuri, ariko nanjye ubu nabuze ndi wese wowe nk'ubwijije ukuri tutabeshanyije, warambabaje nongere ngo warambabaje yego. ariko nyine kandi sorry kubwa amakosa yanjye. icyo nakubwira uko byagenda kose
uzabyishura byanjye bikunde uzabyishura uzabirira waransuzuguye unesha agaciro urahaza amafaranga yawe gatuma ibyo nari narapanze by'ubuzima bwanjye byose byangirika siko bigenje ndabyemera amafaranga ntahari inshuti y'ubuzima bwacu bwa burundu garazaga gakagenda yego rwose amafaranga garazaga gakagenda gakadusiga gakirukanka nyine pe nawe uzi ndi umuntu mubi nyine binarenze n'ubona kweretse kijya gihe ariko muri aka kanya nyine ntandukanye n'uwo uzi kijya gihe none se ahubwo niba wari uri umuntu mubi kiragiye iyo unyica iyo unyica sinkomeze guhumeka ntabwo ndi kubikora ese kuba narabayeho mu buribwe bungana kure wewe wabaga urukunguka iyihe nyungu umutima wawe wabaga wishimye uri kumwe n'umukobwa nakunze kurusha abandi kuri iyi si nsabibasimuye iki kugira ngo byibuze wumve nyine ko tunganyije agahinda ushaka kunganya nanjye agahinda mwese murikiza nagusabye imbabazi wose ufite ubushobozi bwo gusubiza ibihe inyuma nyine muriki ukora iki ntacu uri kubona wakora nsabe nyine ndemera amakosa yanjye ntacu uri kubona warekura ntacu uri kubona utakomeza kugundira basi mbwira icyifuzo cyawe ushaka ngo tunganye agahinda sibyo si ko mbona ufite agahinda kenshi kandi ndimba imbabazi ngusabye zitahinduka oke tandukana na Nyambo ushaka undi mugore uwo mugore urashaka mu bandi mukora ubukwe kandi ibyo byose uzamenye neza ko Nyambo abimenye kandi unamenye neza ko umutima wawe ubimenye niba ushaka ko tunganya agahinda kuri ibyo sibyoroshye sawa uribuka neza ko Nyambo muri bino bintu arimo ararengana akiza ate nawe se uri kurengana nawe sabi ngewe ntabwo nigeze nshimuta Nyambo nabahaye amafaranga sibyo nakubwiye ngo tandukana na Nyambo ntabwo byashoboka ibyo bintu ntabwo byashoboka please niba bitashoboka rero niba bitashoboka sorry bro ntabwo twaba tunganya agahinda nta nako twaba duteze kuzanganya ahubwo wamakanya nkabikora mu buryo bwanje nsaba ukeneye kwiga nyine kureka ibyahise ntabwo ari wowe kunyigisha wa mbesire niba ibyo nkubwiye utabyumvishije ndavuze ngo nsohokera mu nzu akenshi bugufi ya nabyo bica amande ndakubwiye ngo nsohokera mu nzu turi kumvikana bugufi ya sohokera mu nzu muri ikibazo itera intambwe umvire mu nzu sohoka ugende umva sinongere kukubwira ngo nsohokere mu nzu ndakubwira ngo nsohokera mu nzu nta n'icyo mfite cyo kuvugana nawe turi kumvikana sohokera mu nzu wambaye sirewe uzabyicuza gusa
mujinga ashatse intambara yanjye nawe pasifuka kora icyo nagutumye